no kuduha uyu mwanya ntabwo ari uguhereza uyikosore bisubiremo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, murakoze cyane kuduha uyu mwanya ngo tuganire. Njye banyita Trésor Gashonga, ndi rwiyemezamirimo ukiri mutoya, mfite kampani bita Inshuti Foods Limited. Inshuti ni food brand itunganya urusenda cyangwa se twongerera agaciro igihingwa cy'urusenda, tukaba dukorana n'abahinzi basaga 100. Product zacu tukaba tuzicuruza hano mu Rwanda mu masoko agiye atandukanye hirya no hino mu mahanga. Tukaba dufite na restaurant icuruza ama chicken wings cyangwa se inkoko ziba marinated amwe mu masauces dukora. Turabashimira cyane kubwo ama opportunities agiye atandukanye muduhereza nk'urubyiruko, ariko mu rugendo hari ibintu bigiye bitandukanye biba igicanege. Nk'urugero hari ibintu ukosore ntabwo ari uguhereza. Turabashimiye cyane kubw'amahirwe atandukanye muduhereza. Turabashimiye cyane kubw'amahirwe atandukanye muduha, ariko mu rugendo hari ibintu bigiye bitandukanye biba ari imbogamizi. Nk'urugero hari ikintu abantu bagiye batandukanye bagiye batakoringaho kijyanye na access to finance. Nk'urugero nk'urubyiruko, buri gihe iyo ushatse kugana banki ushaka inguzanyo bigiye bagusaba collateral cyangwa se ingwate. Mu by'ukuri twebwe nk'urubyiruko ntabwo tuba dufite twese ingwate. Ikindi nanone ku bagize amahirwe yo kubona ingwate ugasanga bisaba procedure nyinshi cyane, rimwe na rimwe igihe ubonye igihe baguhaye amafaranga akaza utagikeneye, atabasha kugufasha mu bintu wari ukeneye mu by'ukuri. Tukaba twabasabaga Perezida wa Repubulika yuko amabanki n'abandi bafite mu nshingano yuko batureba icyoroshye, kubera yuko ntabwo twese tugira amaloni. Urebye impact y'ibi bintu turimo tuvuga, ye nk'urugero nk'urubyiruko, kampani yanjye ihereza akazi abantu 25, iha akazi abantu 25, ikaba inakorana n'abahinzi basaga 100, ariko bikunze ku buryo ki kubona amalons mu buryo bworoshye byajya bishoboka. Mu gihe kingana n'imyaka 3 twabasha guhereza akazi abantu twabasha guha akazi abantu basaga 500, twabasha guha akazi abantu basaga 500. Ikindi tukabasha no kuba twafasha abahinzi basaga 1000. Ikindi tukabasha no kuba twakoreza ibyo dukora mu mahanga. Ikindi, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, dufite ikibazo gikomeye cyane kijyanye na packaging ku bantu bari muri business zo kongerera agaciro ibiribwa, aho usanga cyane tubwirizwa gukoresha eco-friendly packaging, ariko akenshi na kenshi ugasanga kuzibona biragoye hano. Wanazimportinga uzivanye hanze ugasanga wishyura imisoro myinshi, buryo usanga bibangamiye ubucuruzi dukora. Murakoze cyane Trésor. Reka twakire n'ibindi bibazo nka 2 ubundi bisubirizwe rimwe. Niba hari undi ushaka kugira icyo avuga hano, mutagira ngo nabateye umugongo rwose, namwe ndabareba. Yes. Muraho neza Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Nyakubahwa abayobozi b'igihugu, mbaje kubashimira cyane. Njyewe nitwa Krista Bizumuremyi, nkaba ntuye mu Bubiligi. I'm a student who's aiming for a communication degree and a bachelor's. If you allow me, I will continue in English to express myself correctly. Before I start, I would like to thank everyone for being here. I don't take this chance for granted because I've already learned